maybe was a crazy nari VVB to move my kid n'ubwonko najugunye tala kuri VV vibration tunama hagaze ifoto tubai Bobby ni siki trust your wisdom better to use the bottom tell your mother bwira na papa sorry no proud of you the truth of Allah in my mind beat among a face ya mobi but you know I'm under the million viduromo dinomo enemy wabaza kapere was my friend amafaranga ya mbere watwaye muri studio wayakuye hehe byagenze gute ngo wisange muri studio usore indirimbo ifite amashusho na audio ya nyine tungiye kugira ngo nge muri studio nyine amafaranga najyanyemo cyangwa se natanze kugira ngo nkore indirimbo irangire niki no mu myaka nyine hari ukuntu kambere nyine bimbaho nyine abahungu murabizi tu nagize ngo nukunyara kuburira ariko nyine tu byari ibindi byari byagize ni ipantaro nyine tu ubona ko kuko nyine ndi umwartiste ye ipantaro mubona ni style nagiye mbona ku bantu babyambaye tu kubanzi nyine ku bantu tumenyeranye twigana ndi umwartiste birazwi tu nyine tungiye naragiye mfata amapantaro abiri kuki wahisemo injyana y'umujinya kandi ukiri from young children no drink beer no drink cigarette no drink for whatever kubera wahisemo kuri injyana z'imijinya nyine ngiye impamvu nakuze ndi muti in eyes of people gusa mu mutwe nari mukuru ikikwereka ko ndi nibandi wabazama ama stories umusani ku masaha dufite gahunda gutobora bank ni proof insazi wambabaje Disney mama Emmanuel ryamagaze bakabari ku myaka 10 nari pupaje mafuti yose mbona ndi mukuri nari bari no kuba umusazi gutora amashashi nikoreye inkoni uburibwe bukurura imitsi imeze ngajyanywe uburozi gufata ibimoje ni killing future birutwa no kwafata uburozi ndigupfa I'm sorry I'm dying amaso yabaye umutuku ubusambo n'inzira y'urupfu umugabo nuhiga mu mapfa avamo n'ikinire dio y'akazi ubutabi nkajugunya mu nda mama yambaza nkabeshyera bofre ibihaha bituritse imbavu umwotsi ugasigara wica abagabo inzira hafi no kuwabwa na burarira buhamagara somebody was begging for love you only marry me for love all my energy is dissing for you right twonge tubasuze kandi twifuriza amahoro y'Imana bari mu majyepfo majyaruguru basazwa n'uburengera bwaryo by'umwihariko abari mu mujyi rwagati wa Kigali nakiri umupapa umusore umwana mvuze ibintu byinshi kuri we araza kutwibwira by'umwihariko atubwiye agiye kumanza tubwira ikintu ubundi witwa nde Lomziro Musanze Lomziro okay Lomziro ukora iki ndaririmba injyana ya drill nyine ya nyine sinzi ngiye nago nirefera ku basani bo mu Rwanda nyine tu twibwire mu buryo bwa gihanzi A smoking girl, she say she love me, maybe was a crazy nari VVB to move my kid n'ubwonko najugunye tala kuri VV vibration tunama hagaze ifoto tubai Bobby ni siki trust your wisdom better to use the bottom tell your mother bwira na papa sorry no proud of you the truth of Allah in my mind beat among a face ya mobi but you know I'm under the million viduromo dinomo enemy wabaza kapere was my friend indirimbo ni yandi ni yanjye uye narayanditse ni yandi biganirire nagari yawe ni yanjye ni yanjye bagena basi ya kabiri Yahu's my bro ndashaka baba nyashiri kubanza miyo smoke somebody to suck my dick blow my baby aparitse pussy Kampala to touch your pussy you are the best to sex for free zana location magaze speed day yes today turakinaga papu less don't piece Yahu's le move inde wayikwandikiye ngiye wayandikiye bro witwa ngwiki Lomziro ufite imyaka ingahe 17 ku myaka 17 ugeze mu kangahe wa gatatu secondaire kuki wahisemo injyana y'umujinya kandi ukiri from young children no drink beer no drink cigarette no drink for whatever
kubera ko wahisemo kuririmba injyana z'imijinya? nyine njyewe impamvu mwana nyine ngiye mbyiyumvamo nabyumvagamo nyine ndirimba nyine nakundaga injyana ya drill. Umuhanzi nyine njye nakundaga umuhanzi wo mu Rwanda bita Bushli nakundaga gukurikirana boro ze nyine nandika injyana imeze nk'iye, gusa nyine nyuma nza kuvuga ngo kanirefere ku basani bo hanze nyine abasani bo hanze ureferaho kuri aho reference na turaza kubagarukaho. Katugaruke kuri kariyeri yawe ya muzika. Ni ryari wahishuriye ko ufite impano yo kuririmba no kurapa cyangwa se umuntu winjira mu njyana z'abantu b'imijinya? Ni igihe gerageza ugende ureba hano ngewe kunyitaho cyane. muri classe ni abasani nyine twiganaga gusa nyine njye nakundaga Bushli, nkunda kuririmba indirimbo ze nyine nkajya nziririmba muri classe basani babyumvisha bavuga uti uzi kuririmba kabisa. Avuga uti se iyo ndirimbo ni yandi? Ababwira uti wapi ni ya Bushli. Wese nta verse ugira? Ndabwira uti sha wapi, ngo mani ngo uzagerageze biba bikenewe ngo kuko urashoboye nyine ndavuga uti sha sinzi ko nabishobora nyine umunsi umwe nyine babinkiramo ndagerageza nanditse wana ndaririmba nyine abenshi muri bo ntibabikunda gusa nyine abamoraga hafi bakomeza bamereza support nyine batanca intege. Gusa nyine nanjye kuko bari babinkizemo kandi ntago nakwikuramo ikintu cyarangije kongeramo tayari ngo wabyisanzemo. Ni ibintu bitari bikurimo. Noneho ndangije nyine ngenda nkora ndangije nyine nandika indirimbo nyikoze ndavuga uti bangira inama nyine yo kuyisohora. Ndangije nshaka producer nyine ndamubura. Ngeze mu mwaka wa 2 producer ndamubura, mpitamo kubikansoringa nyine ndavuga ngo kuririmba ntago ari ibyanjye. Hanyuma nibwo nyine naje nyine akenshi nkunze kuba nkora mu bintu bya art nyine gushushanya hari umwana dukorana bita Jonathan nyine arambwira uti we as producer nyine wabimfashamo. Nanjye ndamubwira uti kabisa mundangire pe kuko nanjye ndamukeneye. Ndangira ku producer n'ubu ngubu niwe dukorana, niwe unkorera ibikorwa byanjye byose, bamwita IP. Niwe unkorera n'ubu ngubu amunjyanaho turaciringa atangira kunkorera gutyo. Nyuma y'umunsi umwe turagenda muri studio nyine ambwira ukuntu yabimeze. N'ubwa mbere nari ngiye muri studio nyine kuririmba, bambwira ukuntu yabimeze uti hano babimeze gutya. None arambwira uti dukore turakora projet ya beat barayisavinga. Nyuma ejo ndagaruka ndarikodinga nyine niyo ndirimbo ya mbere nyine nari inkoze bayita Google, n'ubu ngubu iri kuri YouTube channel yanjye. Niyo turirimbiye nayo nayiririmbye bwa 2. Ni nakubwiye ngo dukubitiro verse ya 2. Verse ni iki? Verse nyine ni igice cya 2 kiri mu ndirimbo imwe. Hari verse ya mbere, verse ya 2, verse ya 3 gutyo. Umaze kumenya yuko ushaka kuririmba ukaba n'umwanditsi, ni cyo kintu wisangamo cyane hagati yo kurapa no kuririmba? Hagati yo kurapa like no kuba umwanditsi, ikintu nisangamo cyane nyine byose nyine ndebaho. Gusa nyine kwandika ko nyine mba nabihaye umwanya uhagije ko ku munsi byibuze ko nshoboye ndagerageza umunsi ko nshoboye ndagerageza nkandika nyine. Uracyari umwana mutoya bigaragara ko ufite passion y'ahazaza, ariko ahereye muri kuririmba tuganira ko hari kurapa. Nicyo kintu bisangamo cyane? Kurapa no kuririmba? No kurapa. Kweri kwahisemo kuba umuraperi? Kuba umuraperi nyine nibyo niyumvagamo kuko nyine kugerageza injyana nyine zitari drill, ibintu byo kurapa nyine ntago nabishoboraga nyine nk'uko drill nyine yabimeze Twagiye amazina nyakuri ababyeyi bakwise atari wihitemo nk'ubuhanzi? Amazina y'ababyeyi bamitiyemo banyita Ineza Romeo. Ineza Romeo.
Sasa Romeo, urukundo rwa Romeo na Juliet turaruzi. Uruzi iki? Nyine tu abantu nyine bakundanaga tu, nyine nk'ayo mazina umbwiye niko babitaga tu. Hari na filime yabo bakinnye tu, niho nyine ngiye nabimenye tu. Nukuvuga ngo mansubize kano kabazo ngusobanura amateka Romeo na Juliet. N'abakobwa bangaye bamaze kuba bakunda? Nta n'umwe. Ni bangaye bamaze kuba bagukunda? N'umwe wenyine. Nakubwira umeze gute? Nyine kuko nyine n'ubundi byari ubwa mbere, ni ibintu nabashe kwakira nyine tu, kubyakira nyine narabyakiriye gusa byarangoye tu. Wamusubije iki? Namusubije nyine tu gusa tuba inshuti nk'uko byari bisanzwe, dukomeze ubuzima nyine tu. Arabyumva nyine tubiganiraho, arabyumva turakomeza. Ko nuko tubeshya. Girlfriend wawe yitwa nde? Nawe ngira. Uheruka? Nawe. Wowe wigeze? Nawe. Mwana ntabwo tutuburiya mubyandika muri comment mutubwiye niba uyu mwana atarimo aratubeshya kuko aracyari mu myaka ya adolescence ya mbere. Yes, twagiye. Romeo and Juliet na umukobwa n'umuhungu bakundanye ariko badahuje famille, badahuje n'ibisekuru, bamwe ari abakenera abandi ari abakire, badahuje ubwami, badahuje ubwoko, ariko kuko bakundanaga biza kuba ngombwa ko ngombwa atahuzagwa niho nzagwa. Urukundo uzarugira cyangwa urarufite? Ndumva nzarugira. Anyway, by the way, wambaye neza nk'umuraperi cyangwa se nk'umuntu nyine uduhereza imodoka kwa data uko iratambutse. Nk'umwe mu baraperi badereza ibintu byiza cyane. Inkweto nziza, iyi pantaro bayita nyine tu, ni ipantaro nyine tu ubona ko kuko nyine ndi umwartiste. Iyi pantaro mubona ni style nagiye mbona ku bantu babyambaye tu, kubanzi nyine ku bantu tumenyeranye twigana, ndi umwartiste birazwi tu. Nyine tungiye naragiye mfata amapantaro abiri, y'ikoboyi n'indi nyine isa gutya, ndabiteranya ngewe tu, bigira style yanjye nyine. N'amapantaro abiri wagize gute? Nateranyije tu, nk'umwartiste nyine, k'umwartiste akantu atekereje kose ashaka uburyo nyine agakora tu, atakagumanye mu mutwe gusa akareba nyine niba byakunda tu. Sasa twagiye mu ijosi bora za make nawe bahagaze ku madorari 600 ya aya. Ntabwo biri kuri iyo level tu. Amafaranga ya mbere watwaye muri studio wayakuye hehe? Byagenze gute kwa ngo wisange muri studio usore indirimbo ifite amashusho na audio? Nyine tungiye kugira ngo njye muri studio nyine. Amafaranga najyanyemo cyangwa se natanze kugira ngo nkore indirimbo irangire niki, ku ishuri nyine tu, nge niga boarding. haba visite nyinshi cyane, ndahamagara nyine mu gihe tu mfite ikibazo cyangwa mama akanyohereza amafaranga nyine bitabaye ngombwa ko muhamagara kuri visite yaza kunsura akansigira amafaranga, ko nyine tungiye ku ishuri sinzi ko nta kintu nagiraga kinkonsoma amafaranga menshi cyane bikabije tu. Noneho ngewe kuri argent de poche bansigiye, nkavuga uti ngomba niba bansigiye wenda nk'icumi, ibihumbi 10, navuga uti ngomba gusevingaho ibihumbi 6, andi nkayifashisha nyine mu buzima bwo ku ishuri mu dukoresho tumwe ngenda nkenera tu. Navuga uti ahangaha akanya sevinge
nibikunda nyine zayajyana muri studio tu. Watwutsa mu rugo umwana wa kangahe? Ndi umwana wa kabiri. Umwana wa kabiri. Wumva muzika winjiyemo icyerekezo cyawe ari iki? Nyine icyerekezo cyanjye numva ni kuba umusitari nyine tu, ibintu byanjye bigakurikiranwa nyine abantu bakamenya kandi bakananyishimira tu. Wahisemo injyana by'umwihariko navango ni injyana y'abanyamijinya, noneho wakongeraho ko ari injyana y'abantu bakunda itabi n'iyobyabwenge muri rusange. Uzayimanaginga gute wihuze no ku ishuri, wihuze n'ubuzima bwawe bwa buri munsi? Kubimanaginga byose hamwe, ku ishuri, kwandika nyine tu, n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Kubimanaginga nyine tu, njyewe wenda ni urugero ku ishuri tu, hari amasaha ya etide nyine tu no kwiga bisanzwe, umwarimu akaza akigisha. Icyo gihe njyewe ntago nyine mba ndi kwandika ibintu by'indirimbo. Hari igihe nyine ndagenda ngakora etide nkayikora ngasoza, byaba ngombwa nyine nakumva mu mutwe ndushye tu, nkaruhuka nyine tu. Ngiye kwandika kwanjye ni nko nyine mbifata nko kurelaxinga kuri njyewe tu. Kwandika kwanjye ni nko kurelaxinga nyine tu, kwandika nandika ndi kurelaxinga. Noneho nyine byaba na ngombwa etide nkayikora nkayirangiza, byabaye ngombwa ko nyine nananirwa mu mutwe ngakora etide yose nkayirangiza. Boarding murabizi nyine abantu bayiga, muva muri etide mujya muri refe, mujya dorutwari, nkagenda nkava refe n'abafunga inguni. nkagenda ndabizi. Ukozeho nk'akangahe? Ayata nta na rimwe. Ukagenda nyine nkava refe, nkagenda niba ari ishati mfite gucafuza, nyine gucafuza no kuyifura, nkagenda nkayicafuza nkayanika, then nyine abandi bajya kuryama njye nkigira hanze tu, hagana nyine kuri toilette nyine tu, tuyita kungwe nyine tu. Abantu ba boarding murabizi abenshi bahiga nyine tu. Nkagenda nyine n'agakayi kanjye n'agakarama hano hari agatara nyine tu, nkavuga uti ngiye kwandika tu bitewe naho naringereje tu. Noneho then nkandika, nakumva nyine sinzi ukuntu umeze, ngahita njya kuryama. Ku myaka ya 17 umwe mu basore navase cyangwa abasore bafite dream nziza, dukubitira kandi karirimbo kawe gato. Nakuze ndi muti in eyes of people, gusa mu mutwe nari mukuru. Ikikwereka ko ndi nibandi wabazama ama stories umusani, ku masaha dufite gahunda gutobora bank tufinsazi. Wambabaje Disney mama impanuro y'amagazi bakabari. Ku myaka 10 nari pupaje mafuti yose mbona ndi mukuri, nari bari no kuba umusazi gutora amashashi nikoreye inkoni. Uburibwe bukurura imitsi imeze ngajyanywe uburozi, gufata ibimogi ni killing future birutwa no kwafata uburozi. Ndigupfa I'm sorry I'm dying, amaso yabaye umutuku, ubusambo n'inzira y'urupfu. Umugabo nuhiga mu mapfa avamo n'ikinire dio y'akazi, ubutabi nkajugunya mu nda mama yambaza nkabeshyera bofre. Ibihaha bituritse imbavu umwotsi ugasigara wica abagabo. Inzira iri hafi no kuwabwa na burarira buhamagara. Somebody was begging for love, you only marry me for love, all my energy is dissing for you. Abantu muzanye bose bazi kuri ba. Nyine bitewe n'ukuntu hari abashobora kumbona nyine ukuntu nyine nambara, ukuntu imyitwarire yanjye nyine tu, bakabona ko wenda ndi ibandi. Hari namwe nyine abantu twigana batamenyereye, bitewe nyine tu n'ukuntu mba nimereye, vuga uti uyu mutipe ashobora kunywa nk'itabi, inzoga, iki n'iki. Kandi nyine ku bantu tugiye tuziranye tu, bamba hafi nyine tu, ku ishuri mu buzima busanzwe baranzi nyine tu, nibo babanzi bihagije tu. Kwihuta cyane, waretse kunyara ku buriri ufite imyaka ingahe? Ntago mbyibuka. Ntago mbyibuka kabisa. Ntago mbyibuka. Ugeze usakurira? Byarabaye. No mu myaka nyine hari ukuntu bwa mbere nyine bimbaho nyine abahungu murabizi tu,
nagize ngo ni ukunyara ku buriri ariko nyine tu byari ibindi byari byagize byo ntabwo byari ukunyara ku buriri nyine kuko byari ubwa mbere nyine nagize ngo ni ukunyara ku buriri aya ntabwo ari nyine nibyo gusa nyine abahungu murabizi nyine tu gusa nyine tu henza ngenda nyine ku bantu nyine bakuru kuri njyewe nyine byambayeho nyine ndi ku ishuri abanyeshuri nyine bakuru kuri njye biga hejuru kuri njye tuganira tubisanzwe nk'inshuti ndagenda babuze uti byagenze gutya na gutya kandi bikubaho bwa mbere de nk'ubuhamya wowe ubwawe wumvishe bimeze gute nyine tugena ni ukubyuka nyine ngasanga byatose kabisa tutaragera kure dukubitireho indirimbo ya Betray imwe indirimbo ya Betray nago mvugana n'abana n'abamama wabo mvugana na bibi nago nzi neza nanjyaho bikana babona bisa nk'urusimbi waruzi impamvu muri twe niwe uzawika zirigi wabo za kuyihanagura kuri map ibi nibisanzwe barakibaza koko ngo niki natazi umwanya natahe bawukube na zeru bazani bishaje naraye nataye umutwe umutsi mvunika rutwe nari nararambiwe kumva mugereranya na bamwe studio muri friend akiga ibyo zabamena on the stage nimuranabona koko fresh nabakinisha naturi ku kwezi nasanze ibibi byo mubiza ariko mutisanyura iby'iminsi mwigira nyira ndobizi ndabareka mwijugunye umuruzi umva sha reka zibe bivuge mu mpine reka bisibe bivuge mu mpine nago mvugana n'abana n'abamama wabo mvugana na bibi nago nzi neza nanjyaho bigana babona bisa nk'urusimbi yes Betray bari hehe numwe mu bantu bari bahitinze umunsi wa none biri kugenda bite nyine tu n'ubu ngubu ndamukurikirana kuko nyine urebye niyo muntu nyine watumye nari mu bantu nyine batumye bitewe n'ibikorwa bye ari mu bantu batumye nyine nkunda ibintu byo kurapa kuko nyine nakundaga ibintu bye tu nkumva nanamwireferaho nibutse abantu ko turi kuri Centre Pastoral Notre Dame do Fatima hafi na marembo neza ya stade ku muhanda werekeza mu Kinigi mu karere ka Musanze hagane bakufate neza turi kumwe na Lipia Restaurant ire mugirwa hagati wa Musanze hafi na ADPR Muhoza turi kumwe na Susa Garden ni hamwe mu hantu wagenda ukaryama ukaruhuka ukagubwa neza buri kimwe cyose kikagenda perfectly turi kumwe na Litico Limited gendana nayo mu muhanda aho ujya hose kuva i Kigali ujya mu ntara zose muragendana nabo ikindi nakubwira nuko atari Litico gusa mu ntara ahubwo ubu ngubu urayisanga muri downtown mu ngendo z'umujyi wa Kigali baragutekereza ugere aho ugiye amahoro turi kumwe na Teacher Shop muri Goyi kwacuruza muri gatanu Bosco Design nawe yambika abakobwa ari muri gatanu mubagane babambike kandi muberwe buri kimwe cyose kigende neza turi kumwe na Gilles akorera Kigali mugende abambike ikintu cyose kigende neza Gilles Shop nimwe mu bantu bagufasha kwambara neza ukaberwa turi kumwe na Romantic Time movie ni filime nziza cyane mugiye kuzabona mu minsi iri imbere iherutse kumenyekirwa mu karere ka Musanze muri Fatima Hotel mugiye kuzongera kuyibona kuri Hilltop Hotel muri uku kwezi kwa 10 bararike kwa ngo muzitabire muri benshi twagiye n'umusani wacu u Rwanda rwizwe n'uturere tungahe 3 nibyo okay twagiye guverineri w'intara y'Amajyaruguru bamwita nde ntabwo riri kuza kabisa twanyarutse ni ikihe gihugu kiri mu majyaruguru y'u Rwanda igihugu kiri mu majyaruguru y'u Rwanda ni Uganda tu baragukopeje twihute Rwanda nziza igizwe n'ibitero bingahe
bamwe bagukopeza bakubwiye bitatu abandi bini oya n'ibitero bingahe nahita makuru hano mwese oya njye nayiririmba nyine n'ibintu nakuyiririmba ni bine igitero cya nyuma twitwa ngo iki izina ry'igitero cya nyuma twihute idarapo ry'u Rwanda rigizwe n'amabara angahe ndabakubita mu nyabukopeza atatu twagiye rya mbere umuhondo icyatsi n'ubururu twagiye ni ekipe ufana mu gihugu cy'u Rwanda ibintu by'amakipe nyine urebye ntabwo mbikurikirana cyane gusa nyine ikipe fana yo mu Rwanda ni APR umu DJ wemera mu Rwanda DJ nyine nemera mu Rwanda kuko nyine ni Papson impamvu nkuvuze nuko nyine ariwe mbona ibikorwa bye nyine nkabyibonera gutya ari mu majyaruguru ijambo rimwe kuri DJ Brian umukobwa witeje imbere DJ Brian DJ Brian nyine ni umukobwa witeje imbere ubu ngubu watinze gusubiza uheruka mu kabyiniro ryari ntabwo ndajya okay nashaka kugufata ngo ndebe ko munsi y'imyaka 18 ntabwo wemerewe kujya mu kabyiniro twashimye mwese mwaduteze amatwi kandi mukadukurikira kuri Iris Rwanda TV kumwe na Cyungura magnifique kuri kamera dukesha amashusho n'amajwi mukomeze mukore subscribe like share na comment ibiganiro byacu n'amakuru bikomeze kwageraho ku gihe mbibutsa ko na filime ziri mu nzira ziza